Hey, what's up? Scratch the DJ. Good morning! What are you talking about? noneho mu kugira ngo ufate ibyemezo bikarishye reka nanjye mfate ibyemezo bikarishye mukomere cyane n'umusore wanyu Scratch the DJ nkuko mubibona aha cyangwa saha turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Gahunda ni kugira umwete no guhinduka. Turashaka gukira, turashaka kugira ubuzima bwiza, turashaka gutera imbere kandi tugomba kubigeraho byanze bikunze. Niyo byose twabitakaza mu gihe tugifite ubwenge buri mu mutwe wacu, tugifite ubuzima, ibintu byose birashoboka. Niyo gahunda, guhinduka, gushyiraho umwete, tukabishyira mu buryo tukagera ku byo dushaka twifuza mu buzima. Tubigenza dute? Nugu hora twihugura, twangiza tugasangizanya ibintu byiza byo kugira ngo dutere imbere hamwe. Nimba mumaze kubona ama video abiri abanziriza ino video, igice cya mbere cyo gukira, igice cya kabiri cyo gukira, iki ni cya gatatu. Nimba iyo myitozo utarayikora, biragoye kugira ngo wiyumvishe uko ubuzima buremereye, uko ubuzima buryoha, uko ubuzima utera imbere aho waba uri hose. Niyo waba ufite miliyoni ukayitakaza ukongera ugatangira bundi bushyashya, birashoboka kubera ko byose ubifite mu mutwe wawe. Ntukagire ubwoba, ikintu cya mbere. Icya kabiri, niba ufite umutwe utekereza, ushobora gutekereza ukagera ku gitekerezo ushyira mu bikorwa kizima kiguteza imbere, kigateza imbere umuryango wawe, abawe, inshuti n'abavandimwe, babandi mwirwa muri kumwe mwishimana cyangwa se muri kurira. Uyu munsi ni video ya gatatu. Twabanje gukora ikintu cya mbere, kumenya icyo dushaka mu buzima. Icya kabiri, twabashije kumenya icyo twifuza ko tuzasiga kuri iyi si, umurage tuzasiga kuri iyi si, yaba ari umurage tuzasigira abacu dukunda cyangwa se umurage tuzasigira community yacu. Byose wagiye ubyandika ahantu mu ikayi yawe nagusabye kubyandikamo. Umwitozo waje ukurikira muri video ya kabiri, yawundi oro mwitozo umara igihe, bifata ukwezi kugira ngo uwo mwitozo ubashe kuba wawukora neza, hahandi mwarimu aguha amanota yose 100% cyangwa se 13. nawe urabyumva. Uwo mwitozo ni ukukora budget yawe. Ibi bintu mbaha bibaha n'umutima mwiza, kuko ni ibintu bifata igihe, kandi tuzi ko igihe ari amafaranga. Utanga amafaranga ujya gushaka umucoach kugira ngo abikwigishe, cyangwa se ukajya ku ishuri kugira ngo ubyige, cyangwa se ugatanga igihe cyawe ukajya gushaka ayo maformation, cyangwa se ukajya gushaka ibitabo ukabisoma ukamenya ubumenyi burimo. Ni ukuvuga yuko igihe ni amafaranga, ariko twebwe dushyira amafaranga imbere y'igihe. Uwaguha miliyoni akaguha umunota umwe, wayikoresha iki? Ariko waguha imyaka 100 akaguha 0, ushobora kubona muri izo miliyoni zose wifuza. Bitekerezeho kabiri, bitekerezeho wumve yuko igihe nicyo gikomeye, amafaranga nibiza bikagenda. Aho ngaho niho tugira ubwoba, ukumva yuko nta mafaranga ufite, ntaki, ikintu cyose ushaka mu buzima ari amafaranga. Ntabwo ari amafaranga. Abantu bageze hanze nko muri Amerika, aho umuntu akorera ku isaha, muza agaciro k'isaha. Igihe cyawe wagikoresheje neza, nta kibazo cy'amafaranga ugira. Rero umwitozo twakoze ejo wo gukora budget ni umwitozo kugira ngo umenye aho amafaranga yawe ajya, kuko aho hantu ajya niho bigutera stress. Niho bigutera stress uko kwezi kushize ugomba kwishyura kanaka, cyangwa se ushaka gufata inguzanyo, cyangwa se ugize ikibazo ushaka gukemura byihutirwa. Ibyo byose ni ibintu muri budget yawe uba ubiteganya. Ubiteganya ute? Ko warakoze umwitozo umenyaho igice kinini cy'amafaranga yawe kijya. Hari igice kimwe kirimo ibintu bihoraho, kwishyura inzu, kurya. Ese ahubwo kurya ubiteganya uko umunsi uje, uko ugeze abashyitsi, cyangwa se ububizi byo ushaka kurya. Wibuke kandi yuko
udafite ubuzima bwiza ntago ushobora gukira ngo ugere kuri ibyo wifuza. Rya neza, ugire ubuzima bwiza, wite ku mubiri wawe, ubundi wite ku bwenge bwawe, kuko udafite ubwenge n'ubundi nta kindi kintu ubashe gukora. Igice cya mbere cy'iyo budget ni igice cy'ibintu bihoraho biri fix, bitajya bihinduka cyane. Uzi ko byanze bikunze, urabizi ko birimo, harimo n'amadeni uzishyura igihe kirekire, nk'ayo wafashemo inguzanyo z'inzu, ayo wafashe ujya ku ishuri n'ibindi n'ibindi. Igice cya kabiri ni ibintu biza bihinduka bitewe nuko season imeze. Nimba uri mu iki, hari ibigendana no mu gihe cy'iki, haba hari ibirori byinshi, haba hari za babaki nyinshi, haba hari amakwe menshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nimba ari mu gihe cy'imbeho, cy'itumbe, hari ibindi uri ukenere ibiringiti, uri ukenere icyayi, uri ukenere, nawe urabyumva. Hari ibintu mbese bihinduka bitewe n'igihe tugezemo cy'umwaka. Ibyo bice bibiri numara kubishyiraho nibwo umenya ati se amafaranga menshi nyatanga mu kwishyura inzu, amafaranga menshi nyatanga mu kubaho, amafaranga menshi nyatanga mu miti, amafaranga menshi nyatanga mu kwita ku bana, n'abana n'abawe urashakira ubuzima bwiza, ugomba kubitaho. Hagati aho ngaho hari icyo nasimbutse, kuko umwitozo w'ejo niwukora wenyine, nimba ufite umufasha, ni byiza ko mubikorana hamwe. Aho ngaho urumva yuko bitazoroha, kuko hari abantu batajya bafashanya kandi barabisinyiye gufashanya. Muri ubu buzima ni ugufashanya. Uko mufashanya neza ni nako ibintu bigenda neza. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho ikindi gihe, ariko uyu mwitozo wo gukira ntabwo wakira wenyine umufasha wawe adakize. Mwarabisinyanye, niba mwaravanze umutungo, urumva ni umutungo wanyu mwembi, ni ukubishyira hamwe mukabyigaho, mugafata ibyemezo bikomeye, ibyemezo byo gutera imbere. Could you possibly rewind and come again? Okay. Muri iyi video ndabaha umwitozo umwe cyangwa ibiri kugira ngo ibafashe gufata ibyemezo. Ikintu cya mbere mugomba gufata muri iyi video ni ugufata icyemezo cya kigabo kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza. Impamvu nudafata icyemezo cya kigabo uko bizagenda, ubuzima buzafata icyemezo cya kigabo kuri wowe. Uzagera gutya ubuzima bugukubite indwara runaka utiteguye, nta bushobozi ufite ku ruhande, hure n'ibibazo bikomeye cyane. Kandi muri cya gihe waragomba gufata icyemezo cya kigabo, ukiyigisha, ugafata umwanya wawe, ugashyira ikintu ku murongo kugira ngo ukibyazemo umusaruro, ubuzima bwawe butazahungabana. Hari ya mafaranga wanga kwishyura kugira ngo ubuzima bwawe butagira ikibazo, butazahungabana, wanze gutanga, ariko warwara noneho bikaba ikibazo. Urugero rworoshye cyane natanga, muri amahanga ushobora kuba uhahari wumva yuko atari iwanyu, ariko ikintu tuzi cyane nuko tutazi igihe tuzapfira. Ugasanga umuntu yanzire gutanga amadolari 100 yo gufata ubwishingizi kugira ngo yishinganire umuryango we ejo hazaza, ubuzima bwe yagira ikibazo bikaba ibyemezo bikomeye ubuzima bwafashe ku muryango. Ntabwo byifuriza abantu benshi, ariko ni ibintu biraba. Icyo kintu nicyo tujye twibagiza, yuko ubuzima budufatira ibyemezo bikarishye kandi bihoraho. Gupfa nimba uriho uzapfa. Ese warawuteguye urupfu rwawe? Muri Afurika ho n'abavandimwe baba bahari, cyangwa se wowe ufite aho utuye, ufite akarima kawe wateguye, urumva ko nabwo uba warabiteguye. No muri Bibiliya hari umuntu wamaye umurongo muri Bibiliya, sinibuka arinde, ngo yari yarateguye isambu bazamushyinguramo, ategura ibyo azasigira abana be. Byose birahari, ariko tubica ku ruhande, dushyira imbere kuryoherwa igihe cy'umunota umwe, ariko tukibagirwa yuko tutazahoraho. Ntabwo tuzahorana ingufu, niyo mpamvu dufata ubwishingizi bwo kugira ngo tujye kwivuza za mituweli n'ibindi bitewe n'ubushobozi bwacu. Ntabwo tuzahoraho iteka, niyo mpamvu duteganyiriza abana bacu, abazadukomokaho bose, turavuga ati tuzabasigire umurage. Nimba dushaka guteganyiriza igihugu cyacu byiza,
tuba intwari tugakora ibintu bikomeye dukoresheje ubwenge bwacu, dukoresheje ibyemezo bya kigabo dufata buri munsi. Ni rero nimba ari ikintu ugomba gufata mu mutwe no munsi, no gufata icyemezo cya kigabo umunsi ku wundi. Hitamo ibintu nibide. Ubuzima buzafata ibyemezo kuri wowe cyangwa uzafata ibyemezo ku buzima. Igiceri kigira impande ebyiri, hari imbere n'inyuma. Twajya dukina nabyo tukagitera mu kirere, pirufasi, ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Ariko ikiza mu buzima nuko atari icyo giceri utera mu kirere. Uko ubyutse buri munsi uba ufite ibyemezo uri bukore buri munsi kugira ngo utere imbere. Ntabwo ari igiceri wateye hejuru. Wabyuka utameze neza, ugomba guhindura mu mutwe wawe ukibuka yuko intego ufite ari ndende mu buzima. Ariyo mpamvu wa mwitozo wa mbere n'uwa kabiri twakoze muri video ya mbere, nibyo biguha morale yo gukomeza kubaho buri munsi. Wakwibuka niba ufite abana, ufite umuryango, ufite umugore cyangwa ufite umugabo, urumva ko inshingano zigenda ziyongera. Inshingano ya mbere ni yawe buri munsi, ugomba gufata ibyemezo bikarishye. Tutarajya kure, ndagira ngo mbateguze video ya 4 izaza ejo. Iyo video ya 4 nzabereka kimwe mu bibazo umuntu yanyandikiye ko mfasha abantu nk'abakocinga kugira ngo mufashe kumwereka inzira yanyuramo. Gukora iyo myitozo bisaba igihe, bisaba amafaranga, ariko nabihaye kugira ngo buri wese atikorere, kuko ntabwo nabikora ngo bishoboke. Ufite ubushake bwo kubikora azaza abisange ahangaha kuri YouTube, kuri Scratch the DJ. Nuko bisangaho ukabifata, byagira icyo bikumarira ukabibishyira muri commentaire hasi, ukabivuga. Byagira icyo bitakumarira nabyo ukabyandika, ukavuga ati ahangaha Scratch waratubeshye, ahangaha ibintu wavuze ntabwo ari byo, ibi ngibi ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka, dusobanurire neza, turashaka kubimenya, cyangwa se ntabwo mbyizeye. Aho bizafasha bizabafasha, nibibafasha nzabona narakoze akazi kanjye. Nitabye Imana uyu munsi, akazi kanjye jewe naragakoze. Ntabwo nagenda mvuga ati ndaregreta urubu ntiwankangisha urupfu. No, noneho mu kugira ngo ufate ibyemezo bikarishye, reka nanjye mfate ibyemezo bikarishye. Muri Amerika ibonye umugabo ufite ingofero, ubuzi ko ibyemezo bikarishye bigiye kuza, ugomba kwitonda kamera neza. Ya budget twakoze ugomba kwisuzuma ukareba niki kibazo ufitemo, ni hehe utakazamo amafaranga menshi, aho hantu ukahavanamo. Urugero, nimba wishyura telefone yawe ukishyura amafaranga menshi cyane kandi utayikoresha cyane, telefone uyikoresha kugira ngo witabe cyangwa se uhamagare. Urangara cyane kuri telefone, uri gukinaho imikino mu gihe kitari cyo gukina imikino, uri kuri social media mu gihe kitari cyo kujya kuri social media. Ibyo byose ni ibyemezo ugomba gushyira ku ruhande. Nkanjye telefone yanjye ubu ngubu ndi mu gihe cy'umwitozo, navanyemo notifications zose. Nazivanyemo kubera ko iyo ubonye kakantu k'umutuku ka notification ushaka kujya kumenya niki bakwandikiye. Nimba uri mu kazi ubutakaje iminota 6 yawe niyo wareba iyo message yonyine, uhita utakaza igihe kinini cyane, kuko kugira ngo ngere ugaruke muri mode yo gukora akazi biba byakomeye. Kugira ngo mfate icyo cyemezo byambayeho, narabyutse nkora ikosa, hari muri bya bindi mugomba kwirinda. Hari video nakoze harimo ibintu 4 byo gukora buri gihe mu buzima, urabona aha hejuru. Nafashe telefone njya muri Instagram, mbaguye ku mugabo dukunda cyane gukurikira The Cat. Ibintu byose ndimo natekereza ko napanze umunsi byagiye bihinduka gutyo kubera ko video nari maze kurebayo. Urumva ukuntu byanyiciye umunsi, uwo munsi narutakaje kandi ntuzagaruka. Ariko nafashe icyemezo gikomeye gikarishye yuko ntasubira kureba Instagram, Facebook, WhatsApp mu gitondo nkibyuka. Ikintu cya mbere ngomba kureba ni ya Facebook yanjye naberetse ejo muri video y'ejo, kuko niho harimo igitabo cyanjye nandika umunsi ku wundi.
andika igitabo cyawe aba ari cyo gikurikira mu buzima. Ya budget wakoze ejo uyu munsi, umwitozo w'uyu munsi no kureba hahandi wishyura amafaranga menshi, utakaza amafaranga menshi, nimba uri kumwe n'umufasha wawe mu bikore hamwe, nibyo byiza birabafasha, mu bivaneho. Urugero, mukoresha telefone mukishyura amafaranga menshi cyane, ushobora guhamagara indi company mugasevingaho 20, nimba ari 20 ku kwezi musevinzeho, mu mwaka ni 240 mu musevinze. Aya 240 uyabuze kwishyura inzu yawe cyangwa se uyabuze mu bitaro kwishyura uwarwaye cyangwa se kugura umuti, ntabwo uri bubone. Ariko ayo mafaranga 240 wayashyize ku ruhande, ikibazo cyose cyazaza ushobora kuba wakitabazamo utiriwe ujya kuguza. Ariko si icyo gusa, hari amadeni tugomba kwishyura vuba vuba kuko atuma tuba abacakara bakazi, tugakora cyane kugira ngo twishyure amadeni twafashe. Niyo ntego yo gukora budget. Hari ingero nyinshi cyane, ariko ni igihe cyo gufata ibyemezo bikarishye ukavanaho ibyo bintu kugira ngo uruhuke mu mutima, uruhuke mu buzima, kuko ufite ku ruhande amafaranga wateganyije ku ruhande angana n'amezi 6 y'umushahara ubona ku kazi, uba wumva utekanye. Ni ukuvuga ko ushatse guhindura akazi waba ufite amezi 6 yo kubona kandi kazi keza ukunze. Nimba washyize ku ruhande amafaranga angana n'umwaka y'umushahara wawe, urumva ko ni byiza cyane kurushaho. Nimba ari imyaka 2 ufite uno munsi, tuvuge muri konti yawe, nimba uri muri Amerika cyangwa se uri muri Europe, ukaba ufite nimba wishyurwa 50,000 ku mwaka, ukaba ufite ku ruhande angana n'ibihumbi 100 ushobora gukoresha mu mushinga kugira ngo uyabyazemo umusaruro. Ni intego nziza cyane ikomeye. Tangira buhoro buhoro uzagera kuri byinshi. Video irakurikiraho ya 4 iravuga ku mubyeyi wansabye kumufasha muri ibyo bibazo twanyuzemo muri iyi minsi, uburyo nzabibereka ejo muzagira namwe igitekerezo cy'ukuntu mwakemura ibibazo muhura nabyo buri munsi. Nta kindi rero, njyewe Scratch the DJ ndi hano kugira ngo mbafashe gutera imbere mu byo namenye, mu byo nshoboye kugeraho. Ntago ari ibintu bikomeye cyane, ariko ubishyizeho umutima, ubishyizeho ubushake ubigeraho. None ikintu ngira ngo mbasabe nta kindi ni ugufata ibyemezo bikarishye cyane. Nimba wumva iyi video yagufashije, hari ikintu yakongereye mu buzima, fata icyemezo gikomeye cyane, usubscribinga hano ujye ukurikira izindi video zizagufasha gutera imbere. Ngenda nshakisha ubwo bumenyi kugira ngo mbahe. Ikindi cya kabiri, ugomba gufata icyemezo gikarishye. Fata ya nshuti yawe ukunda cyane, wawe ndi musangira kabisi nagahiye, umuhe iyi video, izi video uko ari 3, hari n'indi yakane igiye kuza mu buryo bwo gukemura ibibazo. Nawe uyimuhe, nuyimuha umubwira ati nibigufasha nawe uhe mugenzi wawe, mugende muhererekanya kugira ngo dufashanye, dufashe benshi. Igihugu gikira kuko abaturage bakize. Gukira bwa mbere ni mu mutwe, no gufata ibyemezo bikarishye, kuko nitutabifata ubuzima buzadufatira ibyemezo bikarishye. Rero nyuma yuko tugomba gufata ibyemezo bikarishye, tugomba no kumenya ko ubuzima buryoha. Ubuzima buraryoha, ariko buryoha iyo nta bibazo byinshi ufite cyangwa se wanyuze mu bibazo ukabikemura, ukumva yuko ugeze ahantu wifashije, umeze neza, utekanye. Yari Scratch the DJ, ubakunda cyane. Turi kumwe cyangwa turi kumwe, ibintu ni bide. Scratch the DJ.